ngo ufite ubushobozi agusiga yicaye. Umunyabushobozi agusiga yicaye wowe ugenda yishima ngakagakuru yageza. Ubu rero muri iyi corona harimo duto twagiye tujya kona ariko data wa twese yongera agarure muzindi. Yarabacanze yarabakaranze kugira no mu nzu y'Imana hagera uko nabaye muraka. Bahaguruka dusenga n'ejo bundi narahagurutse. Kuba ikaze kuri channel yacu ya channel y'inzahuke zari zarazahaye kandi zibyemera. Ni channel ya Pastor Theogene Inzahuke. Tunejejwe rero no kongera kubana muri uyu mwanya mwiza Imana yaduteguriye wo kuganira ku ijambo ry'Imana, ubuhamya bugiye butandukanye, dore ko nubundi abantu bazahara mu buryo bugeze kuri bubiri. Uburyo bwa mbere ni ukuzahazwa n'amateka agiye atandukanye n'ibigeragezo, umuntu akazahazwa nabyo, ariko Kristo Imana data wa twese niyo yonyine ibasha kuzahura umuntu ikamukura muri ayo mateka y'ibigeragezo bitandukanye, umubabaro n'agahinda bitandukanye, akazahuka akaba inzahuke. Uburyo bwa kabiri bwo kuzahara ni ukuzahazwa n'ibyaha. Ibyaha bikakuzahaza kugira ngo bikwita amazina agiye atandukanye, ariko Imana yacu ishobora byose nibasha guhindurira umuntu amateka y'inzara yarazahajwe n'ibyaha ikamuzahura akaba icyaremwe gishya, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ngiyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yahindutse icyaremwe gishya. Turanezerewe kongera kubaha ikaze aho muri hose ku mpande enye z'isi, aho muri hose, haba muri East Africa, haba ku migabane y'Uburayi ndetse ku mugabane wa Amerika, ahaba diaspora muri hose tubahaye ikaze. Tunabashimira abakomeza kutwereka yuko turi kumwe n'abandi mwese, tubasaba gukanda subscribe mukora hahandi hatukura ndetse kukazogera naho hasi nako kaza mukagakoraho. Muba mudushyigikiye kandi munadufasha kuhereza n'abandi izi video. Imana y'amahoro ibaho umugisha mwinshi. Mutibagirwa no gushyiraho comment. Nk'uko mubibona rero ni ibisanzwe nakagaruka uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, turi kumwe n'umukozi w'Imana mwarimu Vedaste. Karibu. Murakoze cyane. Imana y'umugisha twongeye kugaruka abakunzi bacu, twongera kubaganiriza ijambo ry'Imana n'ubuhamya, ndetse twongera no kongera kubahumuriza, kubabwira ko Yesu akiri ku ngoma kandi kuko no mwami kandi azahora ku ngoma, azahora ku ngoma iteka ryose. Tunashima Imana ko uyu murongo Imana yadushiriyeho, Imana iri kutwereka ko turi kumwe, kuko umugambi wayo ni ukugira ngo benshi bumve ubutumwa bwiza, abarushye baruhuke, abarushye baruhuke, abatarakizwa bakizwe. Imana niyo yonyine izahora abantu, kandi ni channel cyangwa se n'urubuga rw'abantu bari barazahaye babyemera. Hari n'abatabyemera, harimo n'abatabyemera. N'umuntu ushobora kwemera ikintu ntacyumve kubera ataramenya uburemere bwacyo, ariko yabimenye amenya ko yazahaye, ariko akamenya ko hari no kuzahuka, hari ukubabara akaba no kwishima. Uko rero turushaho kugenda tubiganira, ni ko umwuka w'Imana arushaho kwemeza umuntu ikiciro ahozemo naho ageze, naho ajya. Amen. Imana ishimwe cyane. Dukomeze tubashishikarize gukora hamwe hatukura subscribe, ukamanuka no kukazogera nako ukahita ugakoraho, uraba ukomeje kudushyikira, ndetse na comment ukuri kugenda ufashwa n'ijambo ry'Imana. Ntubisige n'ibitekerezo byanyu biba bikeneye. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Reka dutangire dusenga Imana. Mana data wa twese, turagushimiye kuko uri Imana Yesu Kristo w'i Nazareti, ushobora byose, uzi byose, wabanye natwe ndetse ubana n'itorero, ubana n'abanyarwanda, abantu bose urabarinze aho bari. Turagushimiye kubwo umwanya mwiza wadushyiriyeho kumva ijambo ryawe no kuganira, ndetse no kongera kwibukiranya ku mbaraga zawe. Turasabye rero kugira ngo ubane natwe muri uyu mwanya tugiye gufata turi imbere yawe. Imbaraga zawe zigaragare, kandi igitinyiro cy'Imana kibe ku bantu bayo. Ihindura imitima kandi uturemere ibitangaza mu ijambo ryawe. Urakoze kubyumvise, kandi kubikoze tubisabye Imana tugize mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Imana iduhane umugisha mwinshi. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo Kuva igice cya 2 umurongo wa 23. Haranditse ngo hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa aratanga, Abisiraheli banihishwa n'uburetwa babakoresha, barataka gutaka batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana. 24. Imana yumva umuniho
wabo, yibuka isezerano rye yasezeranyije Aburahamu na Isaka na Yakobo. 25. Imana ireba Abisiraheli imenya uko bameze. Imana idufashe cyane. Nyemerera mbere yuko uyu munsi twinjira muri iki gitabo cyo kuva, dore ko iki gitabo cyo kuva kivuga ku rugendo rw'Abisiraheli. Bivuga ngo bafite aho bava, bafite n'aho bajya. Bavaga mu Egiputa, bava mu buretwa, bagana mu gihugu cy'amasezerano i Kanani. Imana yari yasezeranyije, turagenda tubigarukaho. Ubu ni ubwoko bwa Isiraheli, ariko twe b'iki gihe natwe dufite iyo tuva, dufite n'iyo tujya. Turava muri iyi si, isi y'umubabaro, turimo turagana Kanani yo mu ijuru. Ni ukuvuga umuhanga umwe yaravuze ngo ngo ufite ubushobozi agusiga yicaye. Umunyabushobozi agusiga yicaye. Wowe ugenda. Icyo ashaka kuvuga n'ubu twicaye turimo turagenda, ariko ubwo ni mu buryo bw'umwuka. Ni mu buryo bw'umwuka. Kandi burya ku barokore twebwe dufatiraho twicaye. Umuvuduko wacu vitesse tuyihindura twicaye. None iyo twarambije ku mukeka, ku misambi, ubwo tuba tugeze nko muri vitesse ya 7 n'ibibaho. Umuvuduko bari umuvuduko. Imana ishimwe. None turava muri iyi si tujya muri Kanani yacu yo mu ijuru. Bivuga ngo turi abagenzi nk'uko Abisiraheli nabo bari abagenzi. Iki ni igitabo cyo kuva twavugaga, turaza kugaruka ku nkuru z'Abisiraheli, igihugu bavagamo n'umwami w'icyo gihugu. Niturangiza tuze gukuraho teme, insanganyamatsiko uyu munsi tugenderaho, ivuga ngo amakosa y'abanzi bacu niho Imana inyuze ubutabazi bwacu. Subiremo, amakosa y'abanzi bacu niho Imana inyuze ubutabazi bwacu. Mu yandi magambo, amakosa babibwira, ibyo badukorera babibwira, bo bibwira ko bari kudukorera ibyo badufiteho ububasha cyangwa ubwo bugome cyangwa se badufite mu biganza byabo, naho barimo barakosa. Aho ngaho niho Imana inyuze ubutabazi bwacu. Mu yandi magambo, nuwagufata akaguhirikira hariya azi ko akurangije, naho aguhirikiye akwegereje Imana. Ndagira ngo ukumve neza. Ibi bintu abantu barabyumva. Reka duse n'ababivuga. Reka turebe ukuntu ibintu bimeze. Usomye ijambo rivuze ngo hashize iminsi myinshi. Iminsi si mike, ni iminsi yabaye myinshi. Kandi uyu mwanditsi yavuze myinshi ku bababaye. Yabereye myinshi abababaye. Ubundi aho kugira ngo umare ijoro rimwe ubabaye, sinzi namenye uko mbivuga, ijoro rimwe gusa bajya bavuga ngo ribaga imbyeyi. Ni iminsi myinshi ku bababaye, bazahaye, bahangayitse, barira, badafite ubahoza. Ibabana myinshi, igihe kirabasumba, kibarusha imbaraga, kirabatsikamira, kugeza igihe n'umwanditsi avuze ngo hashize iminsi myinshi. Yosefu arapfa, ngo haza undi rero. Natekereje ko ibihe bijya bihinduka. Tukiri aho ngaho, Yosefu atarapfa, iyo minsi yo ntituyibona. Ariko uranyumvira, iminsi igaragara ni iminsi mibi, ni iminsi myinshi. Ariko mbere y'uko Yosefu apfa, batuye i Gosheni, amahoro ari amahoro. Uzi ko iminsi y'i Gosheni itabarika. Ubundi kuvuga ngo ni ukuzahara, uburemere buri mu kuzahara, kuko niho utinda ukahatera ibara, niho umwanza kwishima hejuru, niho uhumvira ibyo utigeze wumva, niho uberwaho n'ibyo utatekerezaga, niho igihe kibirindura kikaguhindukana, ukamera nk'utariho kandi uriho. Iminsi myinshi ni iminsi y'agahinda, aho utagira uguhumuriza, aho utagira ugufata akaboko, aho utagira ukubwira ngo komera. Niyo minsi yavuzwe, ni iminsi myinshi y'agahinda, y'imibabaro. Abantu batwumve neza, ni iminsi udashobora kwivanaho, ni iminsi yagutwikiriye kandi ugihumeka. Iminsi ni mibi. Uzi ko iminsi umunyarwanda yavuze ngo ipfura umugara w'intare. Iminsi uriya ndetse ko tutaza no kutinda kuri iyi minsi, ariko burya umuntu dushobora kuza kuvugaho gatoya agahita yumva iminsi yamubanye myinshi, ikwambura ibitwenge, ikwamburamo iminsi myinshi. Niyo yanditswe,
ni iminsi yababanye myinshi y'umubabaro. Abantu batwumve. ariko Imana ishimwe mu minsi reka twigendere, habamo n'umunsi, buri muntu wese agira iminsi, ariko hakabamo oya umunsi buretse iminsi, buri muntu wese agira iminsi. Yego, buri muntu wese agira iminsi, umugabo agira iminsi, umugore agira iminsi, umwana mutagira iminsi, buri muntu wese agira iminsi. Iminsi y'ibigize gute ihari, ariko icyanejeje aho twasomye muri iyo minsi yose, amen, hari Imana, hari Imana. Imana tunayihaye icyubahiro, Imana ishimwe, hari iki, hari Imana. Kandi cyanangaje ngo Imana yazanywe n'ibintu bigeze kuri bine. Icyambere cyangwa ibintu bine biranga iyi Imana nubwo aba ari mu minsi, ngo icyambere Imana yacu irumva, icya kabiri ngo iribuka, bawitonze, icya kabiri iribuka, ngo icya gatatu iranareba, ngo icya kane imenya nuko bagize gute bamenya. Imana ishimwe ko Imana yacu yumva, kandi ikinezeza yumva ururimi urwo ari rwo rwose. icya kabiri ikanumva bose, ikanumva bose. Abantu batwumve, hari igihe ugera igihe cyo kuvuga ukabura ukumva, yanakumva akakumva nabi, dore ko burya umunyabigeragezo ntagira imvugo nziza, kuko iyo umuntu ayikubonanye, iyo umuntu abikumvanye, yumva ko ushaka kumubwira. Nta n'igihe uhamagara umuntu agakeka ibyo ugiye kuvuga utarabivuga, kubera ubwinshi bw'ibigerageza kuziho, kubera ubwinshi bw'iminsi yatukuye. Ariko Imana ishimwe, kuko yo ni Imana yumva, ikamenya, ikibuka. Ishimwe, iribuka, yibuka wowe uniha, ikibuka n'abatumye uniha. Si Imana yumva icyerekezo kimwe, yumva uwanishye, ikumva n'abatumye uniha. Ariko buretse gato, burya haniho wabanje gutaka, kandi hataka wabanje kurira. Bivuga ngo kurira no kuniha no gutaka bigize gute, biratandukanye. None ukuvuga ngo habanje gutaka ubuzuhuhaho cyangwa utabara kubera iminsi yabaye danje, uhitamo kuniha. Imana ishimwe, Imana ngo uwo muniho warazamutse ugera ku Mana. Mbere y'uko ugera ku Mana, turagira ngo turebe ubu buretwa, yego, n'amakosa ya Farawo. Yego, kuko uko bayambukije inyanja kurinda bageze i Kanani, urugendo rw'ubutayu narwo tuzarugarukaho, kudashobora kugera i Kanani utanyuze mu butayu. Ntibishoboka, kuko uramutse unasimutse cyangwa ukanyura inyerera mu cyamo ukagera i Kanani, ubutayu bukora wagezeyo. Ubukora wagize gute, wagezeyo. Suko hari habuze inzira ya bugufi, ariko byari ngombwa ngo Imana ibanyuze mu butayu. Utumye nibuka ubutumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka, Bibiliya iravuga ngo uwo mwana arakura akurira mu butayu. Uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugera umunsi yerekewemo iki Abisirayeli. Bivuga iki? Byanze bakunze umugenzi ujya mu ijuru, umugenzi wese wakijijwe, umuntu wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, agira iminsi ari yigeranywa n'iki n'ubutayu. Ariko bakiri mu Egiputa hari amakosa Farawo yakoze, kandi ayo makosa ari Yosefu yari amaze gupfa, ari n'uwakiriye Yosefu akabatuza i Gosheni nawe yari amaze gupfa. Harangije himundi mwami, Bibiliya niko yavuze, himundi mwami. Uwo mwami wimye rero niwe waje akora amakosa, kandi ni amakosa y'indengakamere yo kutamenya, yo kutubaha Imana. Farawo, reka turebe gutyo, reka tubivuge rwose, abantu batwumve, abantu babikurikire, bumve izi imbaraga z'Imana. Kuko hirya yo kuzahara cya kindi twavuze, hari imbaraga z'Uwiteka. Farawo yakoze amakosa y'indengakamere umuntu wese utekereza atakora. Yarameze nk'umuntu wari ufite ikindi cyerekezo ari kurebamo. Imana yeretse Farawo ko ifite imbaraga, Farawo arabyirengagiza. Ariko Imana ntigihutiraho, ndayikunda. Imana igemera ko umuntu ababara, ariko akamubikira uruhande ruzamunezeza. Imana nishimwe cyane, ihutiraho, yidutanguranwa, oya, irakureka ukababara, bakavuga, bakagusebya, umuntu wese akagufataho ijambo. Ariko yazahaguruka, igahagurukana imbaraga zikomeye. Bene da, Imana igihaguruka igashyira mu mahoro uwo baciriraga inkoni. Imana ishimwe, igahindura amateka. Imana ishimwe, igahinduragura imisozi. Icyambere, ikosa rya mbere rya Farawo ni ukutabona ko inkoni ye n'iz'abarozi be zitaye agaciro, zikabura.
zarabuze. si no guta agaciro ngo zibure. Buriya imana ndayikunda, ariko sanzwe nyikunda. Ariko uvuze iby'inkoni, mpita nibuka abakomantere ubwo twiga ishuri rya Bibiliya, umuprofeseri yatwigisha yashyizeho ko ubusobanuro bw'ijambo ry'Imana atubwira yuko ngo impamvu yahereye kuri kiriya gitangaza turi buze kubona amakosa Farawo yagiye akoramo byose uko ari 10, kuba yari guhera kunda, kuba yari guhera ku bikeri, kuba yari guhera ku mwijima, kuba yari guhera ku bibugu, kuba yari guhera kuri biriya byose kariya kaga yagiye abona ntagire icyo akora, Imana igahera ku nzoka. Hari impamvu. Yego, hari impamvu. Iyo rero hari impamvu uretse gato, hari impamvu. Ubundi tujye twemera yuko nabo bafite imbaraga. Icyo kintu ndagira ngo ucyumve neza, nabo bafite imbaraga, barazifite. Yakubwira ngo icaruki, yakubwira ngo pfuragura ibyatsi ukabipfu, yakubwira ngo ndakwirukanye mu kazi niwanjye, kagenda rwose uburenganzira bwo kwirukana iwanjye cyane, wirukana umukozi akagenda n'amasezerano afite, nkakwandikira nimerekeza nkayiguha ukagenda. Ariko icyo nkundira hejuru y'izo mbaraga hariyo Imana. Kandi buriya abanyarwanda ndabakunda cyane. Umunyarwanda ati mvira mu rugo simvira mu Rwanda. Ngo igihugu cyo gifite urumva aho ngaho. Imana yacu rero ibwira Farawo, imukora ku bwoya, bati dore inzoka igiye hasi. Farawo n'abate pako karoroshye, reka nanjye mpamagara abakonikoni banjye. Imana ikajya imwibutsa n'usigaye iyo hasi, bati nawe muhamagara. Na Imana iragira ngo ibegeranye n'imbaraga zabo, ngo barambitse inkoni hasi ziremera zihinduka inzoka. Ariko ngo ya nzoka yavuye muri ya nkoni ya Mose, ngo twose iradutoragura iratumira. Imaze kutumira ngo Mose, Imana yamwa ngo terura inkoni yawe, ayiteruye ihinduka inkoni arigenda. Ngo buryo urya munsi niwo munsi Farawo yarangiriyeho. Nibwo imbaraga zose za Farawo, ubukonikoni bwose, uburozi bwose, mu yandi magambo, nubwo tubona Farawo ni umuhindu. Mwene data udukurikiye, mushiki wacu udukurikiye, ibyo bikuri imbere ni umuhindo. Hari data imbaraga z'Imana zigize zirahari. Mu makosa ya Farawo ya mbere yakoze ni ukubona imbaraga ze bazijyanye, Mose azijyanye, agakomeza kubata isimba rekura. Buriya niryo kosa rye rya mbere. Ahantu tuza kugera, ariko ndimo ndafashwa. Ahantu tuza kugera tugaruke mu buzima turi, ariko dukomeza. Iryo ni ikosa kuki Farawo atahise abimenya ngo bareke bigende. Oya ntibyakunda. Hari ikindi kintu nibutse, ntabwo Imana igirwana yicaye. Oya rwose, sinyantege ngira haguruka. Oya utumye nibuka irahaguruka. Umva se, reka nkubwire urwana 2:6 nyemera tuhavuka. Ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka. Ngo kandi si uguhaguruka gusa, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Kandi naratangaye, ndamuseseka. Twemere ko imushyiramo, ndakabamo, ndamukura aha, mushyire hano kandi ahabi. Kandi ndabikora mpagaze, ndahaguruka. Kandi ikintu nakunda Imana, iyo ihagurutse abanzi nawe urabyumva. Farawo rero agombaga kumenya ko Imana yahagurutse, ntiyabimenya. Kugeza uyu munsi ikintu cyose kimenye ko Imana yacu igihagurukira bera, haleluya, byakwicara bigatuza, bishwe ibanga. Aha ndabona mwibanga, imwibanga Imana ihisha abanzi kugira ngo bagwize amakosa. Ndatangaye amakosa kugenda tuyakurikirana. Ntacyo ntitwaje kuvuga amakosa, twaje kuvuga imbaraga z'Imana. Ariko nawe ndebere kunda koko inda ngo abakomatera bavuga ngo yapfunduraga n'igisoro akabonamo inda, yagira gutya agakurura inda. Nagubwe ntiyabona, akomeza gukora ikosa. Amazi yose ahinduka amaraso, akomeza gukora ikosa ntiyabarikora. Ariko Imana iratangaje ngo haza n'igicuku cy'igikorwa. Ibaza igicuku, ijoro riza rikaba ikibambazi, ukajya ugikoraho gutyo, ukagikoraho ari ijoro, ariko yongera gukora ikosa ntiyagira gute, ntiba yabarikura. Ngo umva, ku ikosa rya 10 yakoze, Imana iramanuka ngo iniga abana bose b'imfura. Pastor,
reka tuvuge ku cyitwa ibisebe. ibisebe Igihugu cyose kandi buriya iyo Imana ijya gutabara umuntu wayo ibanza kugaragaza ibimenyetso by'uko iri hafi. biraho hafi. Ntabwo itabara itunguranye, twebwe tubibona ko bitunguranye, ariko hari ibimenyetso. Icya mbere ivugana nawe, kavuga ati nzi ibyo nibwira nzakugirira. Icya kabiri bazaterana, ariko sinjye uzabu bateranije, bazagutera banyuze mu nzira imwe, nzabatatanyiriza mu nzira ziri. Imana ishimwe. Umunyamibabaro aravuga ngo mwijure imbere y'Imana mfite umuntu teye umuntu uvugira, kuko umwami Imana azantabara. Nicyo gituma nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ubundi iyo ni imirongo y'abakubise, ni imirongo mbese y'abantu bazahaye ariko baravuganye nayo itimanye umwana wayo izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Niko bimeze. Nzabana nawe mu makuba no mu bya, ukumva n'ijambo rivuga ngo iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande. Ubwo abanzi bacu baduhagurukira, ari babisha bacu baba baratumize bunguri tukiri bazima, ngo isuri baratembye hejuru ubugingo bwacu. Uwiteka niwe mwungeri sinzakena, aryamisha mu cyanya, asubiza intege, mwanyobora inzira gukiranuka, ngishimbo ye n'inkoni. Nibyo bimpumuriza. Imana ishimwe. Ni bimwe mu bimenyetso by'uko Imana nyemerera tuvuge ku ishimbo n'inkoni basa aho nyine muri iyo zaburi. ngo ubundi ng'inkoni umwungeri yagendaga imbere y'intama, uzi ko umwanditsi Dawidi yari umushumba aragira intama, ngo yayitwazaga ubundi umwungeri inkoni ebyiri, akitwaza inkoni ya mbere, muri Bibiliya imwe y'abaturanyi bayita impiri y'abaturanyi, ingone nakitwaza n'inkoni yitwa ishimbo, ni inkoni y'abashumbi bayigondoye gutya. Noneho ngiyo mpiri, iyo nkoni ngo yabaga ariyo kugenda ishakira inzira intama, kuvuga ngo ahabaga hari igihuru, umva uwo mwungeri yarasekuraga igihuru akagitatana intama zigatambuka. Habaga harimo n'ibisega, agasekura intama zigatambuka. Nyamara ngira ahangaha mwene data, Uwiteka gusekurira ibikuri imbere utambuka unezerewe. Uwiteka asekura ibyo bihuru abitatanye utambuka unezerewe. Noneho ngo ishimba ikindi yakoraga, ngo hari agatama kageraga kutujumbajumba, ngo yarangiza kagakora ya nkoni y'ishimbo ngakagakura. Yageza ubu rero muri iyi korona harimo uduta twagiye tujya kona, ariko data wa twese yongera agarure mu zindi mu izina rya Yesu. Data afite iyo nkoni, ni inkoni yuzuye imbabazi. Ntabwo yaturagirisha inkoni, ntabwo aturagirisha inshyimbo, agendaga azi ibihe tugenda tunyuramo. Arabizi ko umubumbe ni danje, umubumbe wabaye danje, iratukuye, ariko hari Kristo ujuhoza, amen. Ariko muri aya makosa ya Farawo yagiye akora, harimo n'iri ryo kuniga abana bose b'imfura Imana yabikoze. aho Abiseri bari bahari bamenera ibanga. Ariko nyemere unkurikire kuri aka kantu. Imana ibwira Mose ngo ndibuze guca muri iki gihugu, mufate umwana w'intama cyangwa w'ihene, tutinjiye muri byinshi n'amabwiriza yo kuwurya, ariko tugere ku maraso. Amaraso tuzafata umunsi tuvuge ku maraso, tuvuge ku gaciro k'amaraso, dusobanura amaraso kunagira agaciro bitewe, dusobanure tumanuka amaraso n'umumaro w'amaraso, tugere ku maraso y'umwami wacu Yesu Kristo. N'akaga dusura dufite ni amaraso, n'irijwi ni amaraso, no kuba twambaye ikoti ni amaraso. Umuririmbyi yararirimbye y'umwami wacu Yesu Kristo avuga ngo amaraso ya Yesu yatugize umumaro, yatugize umwe tutari kuzamenyana, n'ijuru tuzarigeramo kubera amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Imana irababwira ngo bamenere ibanga, hari amakosa menshi Farawo yakoze, none azaniye akaga kose, azaniye akaga kose igihugu cya Egiputa, ke namwe mukirimo, ariko amaraso arahari. Aya maraso yashushanyaga Kristo, mugende muyasiga ku nkomo, ndibuze kugera marayika wanjye ndibwohereze aje kuniga abana b'imfura. Uri kunkurikira neza? Akahabona amaraso arajya yitambukira yigendera. Rero umunyegiputa uziranye n'umwisira, ubundi bibaye byiza wamenyana na Dawidi, urumva nta
ntacyo biba bitwaye nubwo akiri mu ishyamba wamenyana nawe. wamenyana nawe. Noneho umwisirayeli ngo agasimbuka ngo hari n'umwegiputa barokotse rya joro bifura ngo kubera ko umunyegiputa w'inshuti ye umwisirayeli yagiye akamusigiraho iki amaraso aramanuka data wa twese ngo umuborogo wumvikana mwegiputa ngo kugeraho n'uburiza bw'amatungo uburiza bw'amatungo ni ukuvuga icyavutse mbere cyose cyarapfuye. Farawo arangije mu gitondo aravuga ngo muhaguruke mugende. Noneho buretse gato ndashaka kubwira mbere yuko bahaguruka icyabaye. Imana yaraje ibwira abiseri ngo mujye mu mazu y'abanyegiputa yego mutire kandi mutire ibintu by'igiciro ntimutire ibintu bya kenyengi. Imana ishimwe. Uzi ko Imana ireba ikamenya n'umubabaro twagize n'iminsi twakoreze y'agahato dukorera ubusa. Nubwo ati baratira none Imana yavuga ngo kandi ajya mu mitima y'abanyegiputa mbatere kubatiza mu mitima y'abanyegiputa wari bwabone mbisanishije n'iby'iki gihe umuntu wari bwabone umuntu uza gutira salamanje awe kavuga ati nabonye salamanje wari nziza yinize ariko ngo baratiye nari watira televiziyo ngo baratiye barabacucura barabimara. Imana bibonye bamaze kutiga ariko nta gisigaye mutatiye. Mbisanishije n'iby'iki gihe n'umwana yajyaga ajya gutira umwana w'umunyegipupe igipupe cyiza cya gipupe kiniza umwana w'umunyegiputa agahita agira urukundo akabara kimutiye kakagara akabara kamuri ngo hamaze kubipakira Imana itibaga ngo nimubitirure mu bihaguruka. Uretse umva impamvu Imana yabibabwiye. Imana ibabwira ngo bajye gutira babihagurukane babijyane kandi Imana yewe nimuhaguruke ku mugoroba muhaguruke izuba riva muvuze amakondera n'umunyegiputa wafashe safari wasize atize amenye ko mutashya atazavuga ngo mwagiye mubibye. Imana imyaka 400 bari bamaze mu buretwa bakora imirimo y'uburetwa ababyeyi babo bamwe bapfa mu bazize iyo mirimo y'uburetwa bahagurutse Imana ibahaye ibihembo mu yandi magambo muri uru rugendo turimo tuva mu isi Imana ntawe izajyamo ideni. Kimwe muri byo uko waba ubayeho kose wewe wamaze kwakira se umwami n'umukiza mu bugingo bwawe ukaba uri umugenzi ujya mu ijuru hari ubutunzi Imana yaguhaye buruta ubundi bwose ubutunzi bwitwa amahoro. Bwitwa amahoro bwitwa iki amahoro yasobanura amahoro wayavuga ari muri nyabuze ngo amahoro Yesu aha abantu be nigeze mvuga ngo amahoro niyo atuma umuntu asonga akawunga aririmba akanezerwa kandi ari kawunga nihe habize maze ukajya ugasonga tugiye cumije mbese ukagasonga. Abantu badukurikiye Imana ishimwe hari ibintu bibiri ngira ngo nsobanureho sobanure ibintu bibiri rero biteye biti twabivuze ariko tubivuga twihuta turagira ngo abantu bongere babikurikire. Hari ibintu bibiri wavuze ikimenyetso cy'amaraso mudukurikire havuzwe ahantu habiri hasizwe amaraso ndasenze ngo Imana iherekeze iri jambo ni mu nkomanizo no mu ruhamo. Iyo bavuze inkomanizo ni hejuru y'umuryango iyo bavuze mu ruhamo ni mu nkuta. Imana yarababwiye ngo mbashyizeho uburinzi mu buryo bubiri ndi hejuru musiga amaraso hejuru nta mwanzi uri bwurire nta mwanzi uri bugere ku mutwe kandi si icyo gusa sinarinda umutwe ngo inkuta nzireke Imana ishimwe ntabwo Imana yarinda umutwe ngo ireke imbavu zitabanze yaravuze ngo musiga amaraso no mu nkomanizo z'uruhamo hejuru ni Kristo iburyo ni Kristo ibumoso ni Kristo turi muri Kristo kandi Kristo ari mu Mana n'imbere hejuru niwe iburyo niwe ibumoso niwe hari ikimenyetso cy'uko Sawuli yateye icumu mu rubavu asanga Kristo arahari. Yarambwiye ngo nimuhumure nubwo muri hagati y'abanzi ariko ndabagose kandi ndabagotesha ikimenyetso cy'amaraso nk'uko imisozi igose Yerusalemu agose abantu were none ukageza iteka. Imana ishimwe Imana iratugose kuko Imana itugose tugenda
twidegembya tugenda twemye, hejuru abahari, iburyo abahari, ibumoso abahari, erega rinda imfubyi, uku kugotwa n'Imana. Umuntu wese akwiye kumenya ko nta zindi mbaraga zakurinda usibye imbaraga z'Uwiteka. Yesu atubereye maso. Yuvuze ku mfubyi yarabitanga yabango ningese w'imfubyi ako konyine ubundi nge ndakagendera. Urakagendera? Ubundi nge mfite data. Yego. Data w'umubiri naramubuze, ariko mfite data mu ijuru, kandi ankorera ibyo data uwo mu isi yagakora akanarenze. Biragoye ubundi kumva ko ufite undi so utayobowe n'Umwuka Wera, kuko nta cyakurutira umubyeyi. Ariko Imana ijya imanuka ikabamba amahema. Ariko uzi kuba wicana ukumva ijwi rikubwira ngo umva rata mwana wanjye, humura mwana wanjye, nzakugirira gutya mwana wanjye. Hari ikindi tugiye kunganirana. Iyo Imana yababwiraga ngo mugende mutire, nshuti, ni ikimenyetso gikomeye ku Mana n'abantu bayo. Nzabahera umugisha mu Banyegiputa, deja Mwegiputa. Ntabwo Imana izadutabara ko mu ijuru nta butabazi buzaba. Itonde gato usubiremo. Umva nzabahera umugisha mu Banyegiputa, ariko hagati Mwegiputa. Ntabwo nza kubatabarira Kanani. Umuntu twumva twe abyemere, nta muntu Imana itabarira Kanani, nta mutabazi w'Ikanani. Ubushize twabwiye abantu ko nta soni Imana ifite zo kugutabarira imbere yabo. Rwose nta bwoba, nta soni, ibiguheraho wabiburiye, ukarangira inyama aho waziburiye. Reka nzivuge ziraryoha, burya tujye tubyemera. Akanyama ni akanyama. Mukristo wanjye ageze ashima Imana, aravuga ati ndashima Imana, tumuha umwanya, ndashima Imana, Imana yangiriye neza, namanutse ngiye kugura inyama z'imifungo. Burya hari abatazi ko inyama z'imifungo zibaho. Ngeze Nyabugogo umuntu ahita ambwira ati baguhe ibiro 5 by'inyama. Imana inyemenya yuko ukumbuye inyama, kandi burya Imana yiguhaye inyama n'ibindi biraza. Imana ishimwe. Imana buretse gatoya, hari amashimwe tujya tubura uko tuvuga, ariko muri bacyo ukaba wayashima. Undi narambwe araza ashima Imana, aravuga ati Imana iravuga igasoza ati biteze, ati ubwo umuntu yicaba yibaza ishimwe umuntu agiye gushima, ati yaratanye agafuka k'umuceri. None twe tukagira ngo ni 25 kilo yatanye, naho nakibiro 5 kare batwara mu ntoki. Ariko adusobanuye dusanga nako ni umufuka, kuko ripfa kuba ari ishanda. Si ishanda ku ishanda, ni umufuka ku mufuka. Icyo dushaka kuvuga ni ikirere, ubutabazi bw'Imana burahari, kandi si ibintu byo kuvuga ngo ni ugupfundika. Oya, Imana igutabarira aho bagize gute, aho bareba, kuko nta soni. None nyemera tuve kuri amakosa ya Farawo, twimanukiye twigereye ku nyanja. Ariko mbere ko tugera ku nyanja yarongeye arakosa. Yego, yarongeye arakosa. Mu makosa y'abanzi bayo niho ubutabazi bw'Imana, aho ngaho mu makosa. Nawe unyumvire, barahagurutse baragiye, ariko Farawo arirahira avuga ngo bakazigera bagerayo, ngahagurukana n'ingabo ze zose, ngo barangije babakurikirana mu butayu. Kugera mu butayu ngo imbere hari amazi, komande no komande ari imisozi. Icyantangaje ngo Abisirayeli ubwo barakebutse koko baboneye magare, ukagira ngo se ntibihari, ntitubibona se, tukabibonesha amaso yacu se, bikanasatira n'imirindi kumvikana, ngo kuhinda kw'amagare ya Farawo n'ingabo ze babyumvisha amatwi yabo, barabyumva neza, bamenya yuko ngo ari Farawo uje. Ariko Imana irakomeye. Ariko ngo Imana yakoze igitangaza, ngo mbere yuko itandukanye iriya inyanja, mbere yuko iyitandukanye, yambabwiye ko buri muntu wese afite inyanja imuri imbere, buri muntu wese afite amagare amuri inyuma, buri muntu wese afite imisozi imuri impande n'impande, afite n'ibimusakuriza, bifite n'amajwi agiye atandukanye bumereye nabi. Ariko igitangaje ngo Data wa twese araza bajya hagati. Amen.
ijoro ryose. Ariko Imana iratangaje. Ngo uzi ko ku Bisirayeli ngo yababereye amatara irabamurikira, ngo ariko ku Banyegiputa, ku ruhande rw'Abanyegiputa hahinduka igicuku. Nawe unyumvire, ngo bakajya ngo ko twababonaga baducikiye hehe. Imana ishimwe. Haleluya. Zina ry'Iteka rihabwe icyubahiro. Amen. Hari ikintu ngira ngo twongere. Ndakimenye ndimo nagenda mbyumva, kandi sinye nyine ndatekereza ko umwuka w'Imana ari guherekeza iri jambo kugira ngo barusheho kubyumva. Imana iratangaje. Twemere ko ifite imbaraga ntagereranywa. Iyo ikinguwe ntawe ukinga, kuko yari bajyanye. Yagombaga no kubacungira umutekano mu rugendo. Yagombaga kurinda umutekano wa, kandi ntiyabujije Farawo kubakurikira. Hari ikintu cyanejeje, ngo Imana yemeye ko Farawo abatuga, abagera bugufi yenda kubafata. Babwira Mose ngo niki cyatumye tutagwa mu Egiputa, kuki agiye kutwicira kuri iyi nyanja. Imana ibwira Mose ngo babwire batuze. Ntabwo bari kubona nge, barareba ibagose, barareba bakurikiye ntibambona. Ndagira ngo Farawo abanza begere. Amuntu dukurikiye niyemere ko Farawo ari jya twegera, ariko ntibivuze ko kutwegera ariko kudufata. Kukwegerwa n'ibibazo, gutugwa ntibivuze ko wafashwe. Imana ibwira Mose ngo uramureba ko yaje, aho rero mumurebera begereye, rambura inkoni. Arimo ikindi cyabereyemo hagati, ntabwo nasoza ndakivuze. Imana yarabegeranije gutya neza, hagati ishyiramo urukuta n'Imana reka, ariko iratangaje ngo iterura amajwi y'Abisiraheli. Handi waruvuze, irayaterura iyajyana muri hedikota y'Abanyegiputa neza, ngo bakajya bumva uyu ni Theogene, uyu ni Vedaste, uyu ni France, uyu ni Naka. Ariko amaso yabo, mpamvu mu bitangaza Imana igidukorera, ndayishimiye n'Uwiteka, nukuduhisha abanzi ariko ikabaha kutwumva. Ibi bintu badubikurikire. Umva, buri ntambwe yitera bareba, kandi basinye kutari bugitera, bakanumva imirindi. Aho umva, haleluya. Buri ntambwe yitera bareba n'imirindi. Burya n'umubyeyi wabyaye, burya yagiye kwa muganga bamuherekeje, bavuga ati icyaduha ntazana umwana muzima, baramuherekeza. Bakaguherekeza, bataguherekeresha imirindi y'amaguru, bakaguherekeresha imirindi y'amagambo. Iyo amagambo yakwanga bagahuha. Kirundi Imana. Nuko Imana idashobora kugukiza abanzi bari kure. Nta shimwe ryabamo, nanjye nagushyira inyuma, n'undi yagushyira mu gikari. Imana iraguta aho wumva amajwi uri kubiseba byumve. Aho ngaho, aho Imana, mbese aho ngaho ugura ikibanza bareba atarakiguze nazacyubaka, urambagiza bareba ati ntibuzataha, nkurikira neza. Umvaze ugura ikote ati ntiryamubera, wakwambara inkweto ati ntizimukwiriye, kandi ari zo ariwe wazigura bavuye bari aho ngaho bareba. Mbese Imana ishimwe. Umva ikindi, kubakiranutsi, kubakijijwe, ku bana b'Imana, ntabwo Imana igisiba urwobo. Igisiba urwobo ndabahumurije, ahubwo irarutinda. Isiba, kuko yabimeze nkanjye. Iyo irarutinda, bakabona urwobo, bakaberwa aho wanyuze uriyo. Nicyo kigaragaza gukomera kw'Imana. Kuko Imana itinze urwobo, yabishaka, yabifite ubwoba. Ifite ubwoba, iragutambutsa, irarutinda, ugatambuka, bakabura inzira aho wanyuze, uko byagenze, bagasigara bavuga ngo byagenze gute. Icyo niryo jambo Imana ibasigiye. Iryo ryonyine. Ndashimira. Haleluya. Niyo mpamvu rero Imana yateruye amajwi y'Abisiraheli. Bavuga ngo mu ijuru imbere y'Imana afite y'umuntu uvugira, ni umukuru w'abatambyi yitwa Ruku. Ariko bakajya bavuga ngo abo ni babandi barihe, ntibababona. Niyo mpamvu umuntu avuka Satani atabishaka, agakambakamba atabyemera, akiga primaire atabyemera, akiga secondaire atabyemera, ariko kabaho kuko Imana ntiyigisha abanzi inama.
nari ndimo ntekereza ndavuga ati kuba byonyine nigeze mbivuga uri i Kigali watanga ituro ry'ishimwe, uko ubayeho kose watanga ituro ry'ishimwe, kuko hari abinjiye i Kigali n'Imana nimva na Satani atabyemera, Imana ibyemera, binjira umujyi gikoboyi, urumva babayemo mbese uburyo umuntu atasobanura. Uzi kuba hari n'abatagira inzara bafite amano ku buryo utamuha sandare ngo azambara aya ufitemo, kandi ayo mano nta kintu cyayakuye, naho yavukiye, naho yakuriye, naho yagenze, n'amateka urimo urabyumva neza. Ariko ibyo byose nubwo byaba bimeze gutyo, amen, hari Imana. Abanyegiputa bajya kubakurikira bari bafite ishingiro, baravuga ngo uko byagenda uko ariko kose aho banyuze turahazi, hari inyanja. Icya kabiri hari imisozi. Mu yandi magambo aho avuka turahazi, aho yize turahazi, icyo afite turakizi, icyo yishingikirijeho turakizi. Ariko ntibazi ko nyuma y'ibyo ngibyo, nyuma yo guhaguruka, nyuma y'ibyo bahagurukanye, nyuma yo kubarika ngo bagende, ntibazi Imana na n'uyu munsi ko Farawo yari agifite ubwo bari bageze ku nyanja akemera kubakurikira. Irindi kosa rya Farawo, ntibazi ko bahagurukanye n'Imana, bari kumwe n'Imana, bagendane n'Imana. Imana yavuga ngo nzabajya imbere, nzagendana nawe, ahataharuye nzaharura, nzagucira inzira, inzugi z'imiringa nzazimenagura. Mbese mu yandi magambo bababonye bagenda ariko ntibaziri hagati muri bo. Reka tugere ku musozo. Hari ikintu ntekereje. Hari igihe abantu babura uko bababaza umuntu bakamubabarisha amateka y'ubuhamya bwe, ariko ntibamenye ko ubuhamya bw'umuntu arizo maragaze. Hari igihe babura uko babaza umuntu bakamubabarisha amateka y'ubuhamya. Bagahishwa ko ntibamenye ko ubuhamya bw'umuntu arizo mbaragaze. Ubundi ubuhamya bw'umuntu nizo mbaragaze. Kuko uko Imana igenda yubakira umuntu ubuhamya, niko igenda imukomeza mu buryo bw'umwuka. Yagira ngo duse nk'abasoza duhumuriza abantu, tubabwire ko amakosa yose ya Farawo yarangiriye mu nyanja, kandi igisubizo cyari kiri aho ngaho. Mose ubwo yabwiraga Abisirayeli ngo muratakishwa n'iki, aba banyegiputa mureba nimuzongera kubabona ukundi. Mose yari yishingikirije ku makosa yakoze Farawo, urumva, ku makosa Farawo yakoze, kandi muri ayo makosa ya Farawo niho harimo ubutabazi bwabo. Ntago Imana yari imubwiye icyo Mose ari bukore. Umurikiye neza, burya Mose avuga ngo abanyegiputa muri kureba nimuzongera kubabona ukundi, si Imana yari ibimubwiye, ahubwo yahagaze mu kwizera, areba umurundo w'amakosa yose Farawo amaze iminsi akora, aravuga ati yaduhamagaye tugahaguruka. Haleluya, aramusekura. Amen. Ngo Imana ibwira Mose ngo rambura inkoni hejuru y'inyanja. Iyi nyanja reka nyisorezeho. Iyi nyanja arabibwira ngo yahise itandukana. Yatandukanye amasaha 12 kuva saa 12 z'umugoroba kugera saa 12 za mu gitondo. Ni ukuvuga ngo mu gutandukana kw'iyi nyanja hari indi mirimo yakozwemo. Uretse no gutandukana kw'inyanja, hari harimo n'urubobi. Uru rubobi narwo rwagombaga kumutswa. Uretse no kumutswa, hari aho bageraga bakasanga umucanga. Uyu mucanga ne wagombaga kumutswa. Hari aho bageraga bakasanga umusitwa cyangwa itaka ry'ibumba, naryo ryagombaga kumutswa. Uyu muyaga wahushye amasaha 12, utandukanye inyanja, wumutsa urubobi, wumutsa uyu mucanga na wa musitwa kugera huruma. Bibiliya iravuga ngo batambuka nko ku butaka bugize gute, bwumutse. Kandi ndagira nkubwire, Imana ntiyari gukora ikosa ryo kubambutsa nijoro. Oya, yagombaga kubambutsa ku manywa, Farawo abibonesha amaso ye. None igitangaje urumva amakosa ya Farawo yandi yakoze, ngo ababonye bambuka bonye inzira baciyemo, ngakora ikosa ryo kwibeshya ko iyo nzira ari iya ngo nabo bayicamo. Umva amakosa ya Satani, urumva
ngo Imana irabareka bose buzuramo. Bibiliya avuga ngo umunyegiputa yinjijemo ikirenge cye wa nyuma niwe umuheburayo nawe yarakuyemo ikirenge cye ageze hakurya. Umva igitangaje, ya nyanja Imana yatandukanyije amasaha 12 mu kuyihuza isekura abanyegiputa, ngo yabikoze mu kanya ko guhumbya. Icyo bivuze ni iki? Ibibazo waba ufite iminsi waba utinzemo uko ingana kose, Imana niza kugutabara iragusetsa ukagira ngo ntiwigeze unabibamo, ngo bageze hakurya ndahakurekeye. Bageze hakurya. Mu gice cya 15 cyo mu Kuva haravuga ngo maze Mose n'Abisirayeli baterura indirimbo. Reka twibutse abantu ko iminsi ishobora kuguha igihe cyo kurepeta ikakwima igihe cyo kuririmba. Muri iyi minsi ishobora kwemerera ukarepeta wajya kuririmba ikagutangira ati wiririmba. Ariko icyo nakundiye Imana iyo igishyiraho n'igihe cyo kuririmba. Baravuze ngo naririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje. Icya mbere ni intwari. Ndarimbira kuko ifarashi n'uhetse yabiroshe mu Uwiteka ni intwari mu ntambara. Ni kimwe. Icya kabiri, Uwiteka niryo zina rye. N'Uwiteka n'uwibihe byose, nutananirwa, nudasaza, nudapfa, nutarwara, nutadusiga. N'Uwiteka ni intwari mu ntambara. Reka mabwire ko abandi iminsi yemye igihe cyo kuririmba ariko bagahenge cyo kuririmbira Imana, kuko Imana yacu ishobora byose. Bararirimbye babona agahenge ngo baricara, bari barafite igihe cyo kurepeta, ariko ngo umwanzi arabatsikamira baburaho kuririmbira izo ndirimbo zabo. Reka duhumurize abadukurikiye, dusoreze aha ngaha tubabwira ngo mu makosa y'abanzi bacu niho ubutabazi bw'Uwiteka buri. Yakuye Abisirayeli mu Egiputa ikabambutsa inyanja isekura abanyegiputa. Mu makosa ageze ku 10 Farawo yagiye akora, yagiye abonamo imirimo y'Imana, akabona gukora kw'Imana, ariko Farawo kure Abisirayeli akora ayo makosa yose no ku nyanja, agira akora amakosa yo kubakurikira. Ariko Imana ishobora byose bambutse inyanja itukura. Ari byo bibazo bikuri imbere, ari zo ngorane zikuri imbere, ari byo bigeragezo bikuri imbere, Imana ishobora kubigukuramo. Niyo yonyine yabikwambutsa amateka ikasibanganya, ibyara umubabaro bigahinduka umunezero. Bageze hakurya baraterura bararirimba, Uwiteka ni intwari mu ntambara. Imana ishimwe, kandi Uwiteka niryo zina rye. Humura rero, Imana irashoboye. Imana irashoboye. Tugusenge tukubwira ngo ibiri kukubaho ababizana ibyo birabareba. Hari Imana ishoboye byose. Dusenge Imana. Mana turagushimiye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Urahambaye. Muri iri jambo tumenyemo imbaraga zawe, duhishuriwemo gukomera kwawe, duhishuriwemo umugambi munini, duhishuriwemo ujye wemera ko Farawo akora amakosa, ariko igihe kikazagira ukamwereka ko yarenganije abatarengana. Nubwo umwanzi yaturenganije, nubwo umwanzi yakereje abantu, nubwo yabababaje, nubwo yatumye baniha, nubwo yatumye bataka, ariko hirya yabo izina rye rihabwa icyubahiro. Ukore imirimo n'ibitangaza muri iri jambo. Dusengeye umuntu uduteze amatwi, dusengeye umuntu uri hatureba, uri kure n'uri hafi, mu izina rya Yesu. Kora ibidasanzwe, kora ibidasanzwe, turakwinginze, turaguhenahenze kuko wumvise gutaka. Turasengera umuntu uri mataka, uyu muntu wihebye, wabuze igisubizo, wumvise yamubanye nto, wabuze uwabwira, wabuze uwamwumva. Hejuru yabyo hari Imana yumva gusenga no gutakamba kw'abayambaza. Urakoze, turagushimiye kuko ukora ibidasanzwe, kandi nyuma y'iki gihe tuzumva ubuhamya bwa benshi warengeye kubwira ijambo. Urakoze, tubisabye Imana tugize mu izina rya Kristo Yesu nubwo tubisenze. Amen. Imana ibaho umugisha mwinshi, kandi nakagaruka turakomeje tubagezaho ijambo ry'Imana n'ubuhamya bugiye butandukanye. Tubibutsa gukora comment, gukora subscribe, kandi hatukuruka kora kohereza